Igice cya 7. Ubutambyi bwa Melikisedeki busura ubwa Kristo butazakuka. Melikisedeki wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose. Wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira abasekuruza, kandi ntafite itangiro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ugashushanywa n'umwana w'Imana. Ahora ari umutambyi iteka ryose. Nuko mutekereze namwe uburyo uwo muntu yari akomeye. Byatumye ndetse Aburahamu sogokuruza mukuru amuha kimwe mu 10 cy'iminyago y'inyamibwa. Kandi abana ba Lewi aribo bahabwa ubutambyi bafite itegeko ryo gukoresha abantu kimwe mu 10. Nibo bene wabo nubwo abo bakomotse ku rukiryi rwa Aburahamu. Ariko dore wa wundi utakomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu kimwe mu 10. Kandi aho umugisha nyiri byasezeranijwe. Ntawahakana ko woroheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa kimwe mu 10. Naho muri icyo gihe cyahawe uhamya ko ahoraho. Ndetse byabasha kuvuga yuko Lewi uhabwa kimwe mu 10 nawe ubwo yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu, kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Nuko niba gutunganwa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bwa Lewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, niki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki, utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko wavuzweho ibyo ari mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utatoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo, kuko ahamya ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuwe ku bw'intege nke zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bitabaye ari ntandahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari ntandahiro. Nyamara yabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti, Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi babandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho. Naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha, kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nk'aba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha by'ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo biba bihagije iteka ubwo yitambaga. Amategeko ashyiraho abanyantege nke kuba ari bo b'abatambyi bakuru. Naho ijambo rya yandahiro ryaje nyuma y'amategeko, rishyiraho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza iteka ryose.